Igihe cy'ubugimbi. Ubusanzwe ubugimbi ni igihe cy'impinduka nyinshi kandi z'ingenzi ku mubiri no mu mitekerereze y'umuhungu. Ubugimbi kandi ni igihe nyacyo kibonekamo ibintu bifatika bituma umuhungu n'umukobwa batandukana. Ubugimbi ni igihe gituma umwana atangira kwitwa umuntu uri gukura, kuko haba hari ibyo ahuriyeho n'abantu bakuru ava mu bwana. Mu mico y'ibihugu byinshi, iyo umwana w'umuhungu ageze muri iki gihe usanga ababyeyi barushaho kumukurikiranira hafi. Ibi bikorwa bafata igihe gihagije bakamuganiriza, bamwigisha igisobanuro cy'ubuzima bitari iby'imyororokere gusa, ahubwo no kwibeshaho muri rusange. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibintu biranga umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi. Ubusanzwe ubugimbi butangira hagati y'imyaka 9 na 14 bukarangira ku myaka 16. Ku rundi ruhande ariko hari abahungu bashobora gutinda cyangwa bakihuta bitewe n'impamvu nyinshi zirimo imirire, imikurire, uburwayi n'ibindi binyuranye. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no kwiyongera mu gihagararo ku buryo bugaragara. Ubusanzwe ibi bigirwamo uruhare n'umusemburo wo gukura witwa growth hormone. Icyo gihe uyu musemburo uba urekurwa ku bwinshi mu mubiri. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no gukura kw'imyanya ndangagitsina. Gukura kw'imyanya ndangagitsina muri iki gihe bigirwamo uruhare n'undi musemburo witwa testosterone. Uyu musemburo ukorerwa kandi ukanarekurerwa mu mabya y'umuhungu. Uyu musemburo ushinzwe gukuza imyanya ndangagitsina ndetse n'ibindi bijyana nabyo mu gihe cy'ubugimbi. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no gukura kw'imikaya. Muri iki gihe usanga umuhungu atangiye kugira ibituza binini, intugu zikaguka, bigatuma umuhungu atangira kugaragaza ibigango. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no kumera ubwoya. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi amera ubwoya ahantu hatandukanye, nko mu maha, ubucakwaha no hejuru y'ubwambure bwe hamera insya. Ahandi umuhungu amera ubwoya ni ku misaya haza imigara, ku kananwa hakaza ubwanwa, mu gituza no ku nda hamera impwemwe. Ku rundi ruhande ariko bashobora kutagira ubwoya bumwe na bumwe bitewe n'impamvu zitandukanye zishingiye ku miterere y'umubiri wabo. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no kuniga ijwi. Ubusanzwe agace ko mu muhogo gashinzwe gusohora ijwi, vocal box, muri icyo gihe karakura maze bigatuma ijwi ry'umuhungu riba iryo hasi, bimwe bita kuvuga uruhogo, bass. Muri icyo gihe cy'ubugimbi nanone ingoto nayo ishobora gukura ku buryo igaragara inyuma munsi y'akananwa. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa no gukora intangangabo. Mu gihe cy'ubugimbi ku muhungu udusabo dukora intangangabo turakura, tukanatangira gukora intangangabo. Icyo gihe umuhungu atangira kwiroteraho iyo aryamye nijoro, bisobanuye ko umuhungu wageze mu gihe cy'ubugimbi aba ashobora gutera inda. Umuhungu ugeze muri iki gihe cy'ubugimbi agaragazwa n'imitekerereze. Imyitwarire n'ibyiyumvo by'umuhungu nabyo birahinduka cyane, aho usanga umuhungu atangira gutekereza ku bucuti hagati ye n'abakobwa. Icyo gihe umuhungu agatangira kumva afite amatsiko yo kumenya byinshi ku buzima bw'imyororokere ndetse n'ibindi. Ubusanzwe hari ibyo abangavu n'ingimbi bahuriraho, gusa nibyo bike ugereranyije n'ibyo batandukaniraho. Ikindi kandi impinduka mu bugimbi n'ubwangavu ku bakobwa zirihuta iyo bageze mu gihe cy'ubwangavu ugereranyije n'abahungu mu gihe cy'ubugimbi.
Ibi ni kimwe n'uko izi mpinduka zitagaragarira igihe kimwe ku bantu bose, ahubwo zishobora kugaragara mbere cyangwa zigatinda bitewe n'uko umwana yakuze. Mwibuke twabonye ko bigirwamo uruhare n'imirire, uburwayi, abamukikije cyangwa aho atuye. Urugero, abana batuye mu mujyi bajya mu bugimbi kare kuruta abo mu byaro. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu bitera umuhungu kwinjira mu bugimbi hakiri kare. Imyaka y'ubugimbi si ihame bitewe n'uko igenda ihindagurika ku bantu bitewe n'impamvu nyinshi kandi zitandukanye. Kwinjira mu bugimbi hakiri kare bivugwa igihe umwana w'umuhungu yagaragaje impinduka zijyanye n'ubugimbi ku myaka 7 cyangwa mbere yaho. Ibi biterwa n'uko ubwonko bw'umwana icyo gihe buba bwatangiye kurekura imisemburo itera izo mpinduka mbere y'igihe. Ubusanzwe abakobwa nibo bagaragarwaho n'iki kibazo kurusha abahungu, kandi kuri bo ntibibe bifite ikindi kibyihishe inyuma gihangayikishije. Ibindi byatera iki kibazo cyo kwinjira mu bugimbi hakiri kare harimo nko gukomereka ku bwonko, kugira ibibyimba mu bwonko ndetse n'izindi mpamvu zatera gukora nabi kw'imisemburo. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu bitera umuhungu kwinjira mu bugimbi atinze. Ubusanzwe bivuga ko umwana w'umuhungu yatinze kwinjira mu bugimbi iyo agejeje imyaka 14 nta kimenyetso na kimwe kijyanye n'ubugimbi kimugaragaraho mu byo twavuze haruguru. Ibyo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zirimo indwara za karande nka diyabete, indwara z'imirire mibi, za kanseri ndetse n'indwara zifata ibice bivubura imisemburo ifasha mu gihe cy'ubugimbi. Iyo bitinze kandi bikabije, uyu mwana agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo bamusuzume bamenye ikibazo yagize. Reka dukomereze ikiganiro ku bibazo byihariye ingimbi zishobora guhura nabyo muri icyo gihe. Ubusanzwe bitewe n'impinduka ziba zigaragara ku mubiri, hari ibibazo biba bishobora kuboneka mu gihe cy'ubugimbi. Kugira ibiheri mu maso ni kimwe mu bibazo byihariye ingimbi zishobora guhura nazo muri icyo gihe. Abana bageze muri kino gihe cy'ubugimbi bakunze kugira ibishishi cyangwa uduheri mu maso, ugasanga babwirwa ibinyoma na bagenzi babo ko utwo duheri dukizwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Mwibuke ko ibi atari byo, kuko twabonye ko biterwa n'imvubura z'ibyuya ndetse n'izikora amavuta y'uruhu ziba zabaye nyinshi mu mubiri. Ibyo biheri cyangwa ibishishi urabyihanganira ukabireka, ukirinda kubishimagura, ahubwo kongera isuku yawe. Hari igihe bigeraho bikagenda burundu. Ku rundi ruhande ariko, iyo bibaye byinshi cyane kandi bigatinda gukira, nibwo ushobora kwegera umuganga akakugira inama y'icyo wabikoraho. Ibindi bibazo bishobora kuza mu bugimbi harimo gukuza amabere ku bahungu by'igihe gito, bibaho mu mezi 6 kugeza ku mwaka. Mu gihe cy'ubugimbi abahungu bashobora kugira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko abangavu n'ingimbi imibiri yabo bigishyushye cyane ku buryo byoroshye kuba bagwa mu bishuko bagakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu Kinyarwanda bagira bati ukize ubugimbi arabubagira, bisobanuye ko biba ari igihe gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ababyeyi bafite inshingano yo gukurikiranira hafi ubuzima bw'abana babo, bagatangira kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere hakiri kare. Umwana batangiye kwibonaho impinduka mu zo twabaganirijeho agomba kwitwararika, akirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye. Umwana w'umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi agomba kongera no kwita ku buryo akora isuku ndetse akaganirizwa byimbitse n'abamukuriye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara
imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.